rero nibyo nakubwira. Urumva umutima wandi n'amambo kuvuga ko mu gitondo waganike nje kurashira wanjye rwose urumva umutima utari hamwe. Ariko ikibazo nawe mbona usa nkaho nta n'ikintu na kimwe witayeho reka. ubona se nabyitayeho gute? Kaho kumvugisha biba ari intambara. Bibe ngombwa wumvuga ati ngiye reka nje kurashira wanjye basi nibaze yabaye iki. Nimumva byuza ko ndamugitondo. Yewe mbona ngiye n'urukundo rwansa nkaho mba ndi ndarufigira sinzi. Nene wagure ko benyingingira. Nese nyibaza ikibazo cya kiri he. Twajyanga ngiye kunana nawe. Aho bishaka. Ntibaza. Unenga ko nabishaka. Niki kikwereka ko nabishaka. Iri kibazo ngiye niyo muhamagaye no kumvugisha manumva nta na emotion mfitiye reka da. Nese bazigaragaza ho. Wabonye abandi? Wabonye abandi? Mande. Urugero kuri nyine nanjye mbigira. Ubundi ungewe iki? Yego ujye umenya ko ari we muhungu wa mbere nkunda nyine. Ugomba kubigisha urukundo nyine ko babikora ko babijyamo ko wenda taba X batatu. Okay. Wenda reka weke sibyo? Amoko yanjye. Ubundi ikundana n'umuhungu. Wenda kuba aribwo bwa mbere waba ukundanyeho sibyo? Hari byinshi utazi. Amakuru yo mu rugo mama. Amakuru neza tumeze neza turashima Imana. Mwebwe Shana natwe turaza. Byiza cyane. Watsinze se? Ko nta biro tonze neza. Nzayizana ubutaha. Utaha? Ibyo bintu ntabwo ari bagiwe ariko nzayikuzanira. Ndaza kubibaza mama wawe. Umubaze nta kibazo. Nagerageje cyane. Amakuru ya Divina. Sha Divina yabyutse mu gitondo ambwira ngo agiye kureba abashuti be. Ntabwo aragaruka. Aba yatembereye. Aba yatembereye umwana wanjye yararushe muri uru rugo. Ngira naba musize naha ngaha nkasanga agakobwa karaba hangaha kamukubise imyenda kazerereye. Nakanyamufuti. Nakanyamufuti. Kakipanga kakagenda ahantu nta muntu n'umwe ubizi. Ntabwo byoroshye. Akabyemera se akemera kuvunika? None se yakora iki? Njyewe ntabwo twabonana. Wenda wowe bwuje muri iyi minsi uri bube hano uri bumumfashije turebe ko yajya ku murongo byibuze. Ubu ndimo mwihorera kireka azirinde nyine nazansitare. Ubwo yamenyereye Divine. Mva Divine se kari umunyamahoro umukobwa wanjye n'ukuri n'umunyamahoro. Ashyiramo n'ubwitonzi bw'ishyana akarenga. Mva yarakabije. Yaratesere abazi ko abantu bose ari nyina atetaho. Nyine aracyafite amashirika mu maso niyo mpamvu. None se mukecuru ameze ate? Simeruka iriya none naranabanze. Ubu none imivumo bari kumva miranganeke. Mukecuru ameze neza ubushize nyine yararwaye utuntu tw'utugripe ariko ameze neza. Okay. Ntacyo. Babonye ibyo kurya se? Uru rugo ntavuze ntibarya. Wagira ngo ninjye barya. Igatuma yagiye iki? Tuma yagera kure. Sibyo? Niba nkwamagareho nkakubura ntekereza igihe kandi mba nyine umwanya wawe. Sibyo? Ya ikindi niba wenda ari nka kisi. Kisi yo ngusabye kisi urayimeza kuko umukunzi wacu. Sujya njye kwisaba ahandi hantu. Ntagufata nka kwica. Kuri niyo mpamvu buri kimwe cyose nshaka kuri wowe ugomba kukira. Romantique bébé. Ubundi nari romantique. Akomanse neza. Romantique muri iyi minsi. Nseke mbona binyongerera iminsi yo kuba. For sure. Nzajya mara gusekera nanjye. Twaratwaye ko none ko umuntu baduciye neza da. Ngenda umva nyifite ibitotsi ndashaka gusubira kuryama.
ngandura kandi takubwira ngo baromantika mani naryamye ninze ndaza kuza kukureba isubi cyo ngiki ngiye ni ikibazo ngiye cyane ngiye mba nigo mu mwanya wanjye nkavuga ngo nje kunyumva basi nagushaka kunyumva shama mbona bizagorana kabisa ntabwo bizagorana kanjye kuryama pe nukuri ndaza kukuvugisha ninza kubyuka yarize basi uraza kuza kumamagara njye n'amayinite ushaka kunsiza ndiyo mayinite ubundi se ndagusezera sitari ubwo ngiye tugahuza tutagiye guhura turongera duhure ako ntabwo kinyizera kwizera nakwizera ariko nyine ntabwo ari ijana ku ijana ntigajya umenya ngo impamvu ziba si mari nzajya mbyikorera ngeze nasonza nibe nawe rwose umva njye mbyuka nsanga ati reba ukuntu nananutse sinkirya sinkinywa ndagira nkasanga uwo nguwo yibereye hanze arimo kurya ibiryo biri heze biri mu gikoni reka njye ntago nakwemera gusonza mbona ibiryo uze basi unyitire no kumwana ndebe ko yakongera gusa neza asigaye nawe yarashukuye ako ngako nubwo karya ntikabyibuha nyoberwa ahantu kabishyira mana yanjye raje urebe araje azana iki nyashi azana kabiri ku buryo uzajya ukavuga ati mwiteho nka mukuru naho icyo gikobwa rwose ntabwo kimwitaho ukimwitaho saa sita saa munani ibiryo saa 9 nibwo tubibona nta gikoma kandi muri uru rugo nta kintu kibabuze pe nyizera ndakwizera nyizera nahageze ndaje nge duhangane yego ndakwizera mwana wanjye umfashe ndebe ko ndaje duhangane nako gashinze ngo kihaye no kujya mu bahungu ikazabashuke reka nabwiye divine uramenye sinzumve ngo mwajyanye iyo muri siporo ajya najya ntoroka akagenda ninjya nzu bimagire nari nafashe umwanzuro wo gufunga niyo mpamvu nahamagaye mama wenda amubwira akunyoherereza nari nafashe umwanzuro wo kuzagenda nsohoka nkabafungirana ariko uwo uri mukuru kuri uzajye simbizi uzajye ushungira umbwire ibintu byose uko byagenze ako sibyo nimba bona arenze nyina kumva ko nyina ibyo ntago ari byo arenze hehe se arenze muri uru rugo arurenze mata ahubwo wowe n'umurengwe ngaho sigara wisanzure aha ni kwa nyoko wanyu sibyo murakoze cyane ugende no mu nzu no ahantu hose nta hantu nakubwira uvuga mubizi okay nziza amakosa wawe shanandi neza niba tuje kubera ko wenda ntabwo njyanye oya akushangira amatsiko oya ntabwo ari ngombwa ngo nagusubiza ariko twahuye nanagusubiza ku telefone yawe oya yego se okay ndahamagaye nzi ko ndi bukuvugishe
ndi kukubwira umamagaye nyine nanjye nziko numvaga ndi gufatisha nyine n'umugoroba mbyutse. Oya nta kibazo. Ariko ikibazo nyine natinze no kugusubiza. Wanjye mba nifite ibibazo byinshi mu rugo. Ntabwo nyine mba nimereye neza, mba numva nyine ibintu by'inkunda hafi kabisa. Ibyo bintu byose none utabivuga. Okay, ikibazo nguha amahirwe nyine ubwo ngubwo narebe. Nta kibazo nawe ndagukunda. Ni byiza. Ko numva uzindutse uvuga nabi bite? Adivi urumva ibyo bintu njye nabikora? Shawo ntabwo ari njye pe. Aseka nkubwire imbere yuko umbwira nabi ibyo bintu urabizi neza ubihagazeho yuko ari njyewe. Kera amagambo yanyu niyo nanga. So ufite telefone iri kodinga kandi ukaba uzi ko ukunda kuyitiza. Mbari kubibona nta kintu bintwaye gusa uko ubifasha mani ntago ariko biri, ntago ariko biri. Umva njyewe uwo mwanya w'ibyo ngibyo ntawo mfite. Iyo telefone yawe byose niyo yabiteye. Narakubwiye ati ntukarikodinga abantu, urarikodinga. Urabizi ko ukunda kuyitiza. None njye urahindukira kubimbazamo ibiki? Ziba nawe. Umeze bite? Meze neza. Wowe? Shanaje meze neza. Shanaje hano nyine nsanga muhane nsanga meyo wawe. Ambwira ko nyine arano wagiye. Nanjye mba natemberanye n'inshuti zanjye kuko niyo mwanya mba mbonye. None se umeze ute we? Sandaho nyine gutyo ubibona biraho. Nuko shuna ugenda unyanga. Nta no kumvugisha kuri telefone. Anti niyo mvugisha wenyine. Uzi mama. Ntashobora gutuma mfata telefone. Ubwo kuyifata nyine rimwe na rimwe kuko aba ari gushaka ko nyine nategura ubw'uburara. Ubwo niyo ndi kuri phone n'abandi kuvugisha wese. Nose no kubera iki byataye. Ni kubera iki sugo? Shawa byihoreye. Iyo tuvugana wenyine sindabona yanakumaye ngo tuvugane dukeneye no kuganira ko ubundi vipi. Aho byo babibaza mama batajya bikora. Gusa nta no kubona nkombe. Ariko uzi ubuntu bwihuruza nk'ubu. Ko nta sono ugira. Nose iki gikapu basi mama waduhaye akazi? Hari akazi waduhaye?
ni telefone yawe ntago ari telefone yanjye ariko narabikubwiye. Ayo ni amagambo ufite mu rugo ntago uhazi. Ubundi wakajukanda buramamagara mu biki. Uzu ndebe nyine ubimbwira uri kunda nese uramamagara bwo ugira ngo nibyo uri kuvuga nabyo mu Kanyana ngo barababyumvishe. Telefone yawe urubunza nk'umugisha mu cyo yose byose niyibitera. Amagambo yawe niduhura birakemuka. Divika nkubwire. Nubu ngubu tukujya ku muhanda duhure nta byadanje. Ngo rero wagize ngo ubwo bwambo uri kumbwira umagaze iruhande wabumbwira. Inshinzi ni nawe uri inshinzi. Manu winera guseka mu gitondo izo planka zawe nazirambiwe. Sawa njye digendeye ahubwo kanguka uba ufite umwanya wo gupfa ubusa. Kabananiye bite? Kandi natuzengereje biso. Ese kibonye miki? Ababyeyi umukobwa nanjye yaranzonze bakazi kandi kose njye gashinzwe hari igihe nyine ahava akagenda dore ngaho. Nisarahise. Uramubona ariko n'agasuzugura abahagaze. Biragaragara kabisa. Ubwo buriya ni kuri abayeho nshobora kuba yamubwira ikintu akabona ntacyitayeho akaba ashaka ko muvugira kuri mami kenshi ngo nyine ngo mukavaringe ngo nahari ngo agiye guhura noneho hari ubutipe buri kumushuka muri ino minsi. Yes umva nanjye bimaze kundenga mwihorere aho kumva waje wenda wamufasha tumuteze mama ngenda muteza mama nkabona mama nyine ntari kubyumva neza akavuga ngo mba nashyizemo n'ubuntu bw'ubwitonzi cyane. Ubwo se ubwo uri kureba iki? Wazaniye amazi surebe umva nanjye unzanire tu uzane menshi. Aragende ndabona. Aha nzaba mbarirwa none se nyine ni sawa basi wihangane ndakwinginze uyu mukobwa umumfashe. Ariko ufite ubwoba bw'iki? Njyewe niziye nabyemereye na anti. Ndaje nkwereke ubundi ibyo nk'ibyo umva ndaje gushya je najyaga cyamo n'utuntu two kwiyoroshya wiyoroshya nkabifata nayo wiyoroshya nkandi wagiye ubaseriye uba wumva se gushikira we yakubabarira sawa gusa wowe uba umeze neza nk'icyono ntazi ukuntu kimeze. Ariko mama araretesha cyane ndawe ubu utu tuzi n'utw'abantu babiri gusa amazi ngo aya mazi ari buduhaze. Sukamo ongera gira vuba igikombe cyuzure sukamo cyuzure igikombe. Ubwo wowe ayo mazi yaguhaza asoni mbere ibyo twitundira muri uru rugo. Na mama yarumiwe gutyo umubona. Nakubwiye ngo niziye kuvuga ngo amasahane ngo noneho nzongere kutarira kugira ntuzarebe. Njye se ndyasanga abyuka asanga noneho asohoka hano n'udukweto twangiye yadohonaguye imyenda yawe uriya bikora uzagasuzugura agira mva nabikora nanjye nzabimukoresha ndazabikora yamwihorera ndamwibikiye. Ufite ubwoba bw'iki ko mari sha wenda ubwo ndaje nduhuke nawe ntafuraga nakuburaga ariko ibyo byose byo kugena inama nanjye nete kuko mama netesha wenda nawe uzabikora. aye yigira buretse Eze tesha fresh Jackison
ariko ibikuteri byashaje nawe uburana wazajugunya induba koko ahubwo ngo byashaje wowe ubizi ko arizo mba najyanye muri siporo cyegute se ma ni ibisazi brother sikomora y'imwenyamwenya mani umva mbona uburyo uba umeze neza sha utagira n'akazi anganye byasi yoroza ayo mari ubona uburyo zirangira nawe mba mukibaye kurabizi ko turi abavandimwe nawe kuba mbizi ibyo ndabizi banze gupena ibirimbo bibanza kuriza none se wayazanye se ko biri mu bintu binyihutisha bingenzi ayumvira wallahi ikintu cya mbere kimubabaje ni amafaranga ese bro njye mba nakubwiye wenyizera urumva ako mba natetse imitwe ubundi kuntekera imitwe ni nko gufasha umuvandimwe urabizi ko nanjye ntabigukorera mu kindi aramutse amenye ko ngiye namubeshya hejuru yo kuvuga ati umuntu ngiye kuba ngiye guheza amafaranga urumva ahita nkwamiye koza ntabwo nyizera se wanjye kwamusa ndabona ese nanakwizera ngo ndahangaha ariko ntabwo nubwo nicyo cyonyine yego nicyo cyari kinzanye kiri priorite mu bintu nje kukubwira ariko noneho hari n'ikindi reka hasi ushaka agira inkuru n'umuntu ikindi noneho cyaciyemo nanjye kuvuga ati unatsinze icy'umutwe imana njyewe mba tubabutse ku muhanda nyinshi ahubwo mbwira mubizi si ibintu mazemo iminsi byanesheje umutwe amayinite yahashiriye ramu sister gahoro mbere nayo ngaho niyo ngiye gukoramo itike njya kumureba mwana ushatse kumwe ko amafaranga ngiye kugura tugiye kujya kuyatsurishamo abakobwa witangira kurakara nese kuba nkwibiye ibanga ryose nkari kubwira hano ntibiteze shameze neza wowe se umeze gute wenda umeze neza ntareba shagenda nawe wanyanze akuse mude kumaze iminsi utamvugisha wagiye ibaza ko nari ngufite story mananjye nkabura nyine ukomeza kubwira oya sha subizi si byo mu rugo nyine ko akazi kaba kanyisha nyine umva ari danje songera biteze ni byiza makuru yawe meza akazina se nitwa Kanyana byiza cyane numvishe barabaye icyamamare hano ni wowe wazengereje anti guteze gutuye turo twawe ntabwo mbizi ntabwo bizi tuvuga ngo hano muri uru rugo barabyarareba babona ni wowe bagomba kujya bahimbira amafuti yose shanyine nanjye ntabwo mbizi pe suka ibintu byose usanga ari njyewe n'ubu nijye ukora ibintu byose nawe nabonye nyine aho waziye nta n'ikintu wamfasha n'uwamfashaga ntabwo akimfasha ariko mufite icyo mupfana ya cyane niyo mpamvu nyine ahandi mba mbona mwese nta kintu mugikora aba batetesha mwene erega ntabwo ari ukuvuga ngo nta kintu dukora ahubwo se wowe uba umaze iki uba uri gukora iki abantu bose mu rugo mu mwanya w'ibiki wigira amahirwe aramubyuka mubwira nabi nta kintu na kimwe nyine mushobora kunkorera basi cyiza nta kibazo nawe ujya uza tugusomye wowe wirakara icya mbere se uko ngiye kumureba yanyemerera tuze ibintu byaciyemo ntari bipfa ko uzamereza amafaranga yanjye gusa ibintu byo kuvuga ngo ugiye gusurisha abakobwa amafaranga ntabwo ngiye kuyamuha ngiye kuyakoresha itike ngenda njya kumureba hari ikindi aho basi byagenze biti ese urumva nanjye ngewe urabizi nanjye umwanya wanjye uraguruka ntabwo nahaguruka mu rugo ngo nifate ngende ngereyo atavuze ati ibintu byagiye mu buryo ubwo yemeye nk'umwana yemeye ubu ngubu nubona ko mba nteretsemo mvuga ati nanjye ngende atazambona imboga mumenye
noneho hakuze umuhungu wanjye nakuze n'ubundi ariko urabizi ko mba n'ubundi narakuze ahubwo ikibazo ugiye kuyana agiye gupfura muri utwo twawe ujyanwa bwo ntabwo yabukoramo ntabwo byakunda sha brother ngiye nta kintu ahubwo banza ubukoyemo urayafite oya mwana ikibazo ntabwo ari amafaranga urumva ko nanjye mambanje gutekera imitwe ariko hanyuma mbabwiye ko ngiye kugura ipantaro nibeshye ibihumbi 5 kana ibihumbi 5 ko ako nyine wowe kora mu yami ntarimbi nanayabitse nyavugira ahubwo urama ibya 15 gusa utangiye kunyandikira urama bya 15 mu rugo bamwe amafaranga ngiye no ko nayababikira wangize ugashaka kuvuga ngo tumuhereze hano 15 nakwemera ibihumbi 5 ibisani bya 15 akubiraka ntacyo nabyo bime ubundi se ko atarange ndetse kwaka ko reka mbanze nyakore n'ubu kanyakore wari uretse urakora kuri biriya bitanga uriho neza umuntu utunze imfura za bene umuhezemo akanote gashyashya oya kamuhishaje ariko tazatinda wa muhungu byumva rwose wanjye ahubwo se ejo ni weekend turajya muri sport kuba ko ufite amafaranga twanagera urabizi siporo bisaba ko umuntu avuye agenda akiziba ako mu rugo urabizi aba ari icyayi bana icyayi kiba cyakamana ibyo reka tujye gufata akantu sibyo se ahubwo wowe merekeza timfatira akamoto hano ku muhanda ushobora gufata akamoto hano ku muhanda nese nagenda n'igare ntange tugende turebe bagwana ntarono orange sibyo ujya nawe tugusoma kugira ngo nawe byibuze ujye kuri urwo rutonde rw'abantu baba bagize bate basi washakaga igikoma nakitahiye nuko cyakiri hari mu gikoma hari igikoma mwatse se asiko ndumva kuvuga nabi hari ikintu na kimwe mwatse bitewe n'ukuntu uri umunebwe mbishaka aragenda nkabyihereza kuko rwose ntago cyajya kungiraho rwose n'inzoka yanjye yahajya hasi niyo mpamvu ntabwo nakorerwa ngutuma ubundi so wanzanira icyo kunywa ntureba n'ukuntu usa njyewe n'uwama ikintu ngiye nkakirya cyangwa nkakinywa akazaba sinagenda nkakihereza gusa nyine ati we waramuzengereje ntakivuga ntakigira ati basi ngo wijyana amazi muri dushe niko se muzi ubwo butipe numva ngo muhararanye ubwo bw'inzaduka n'ubwahehe nasi yakugirira ibanga gute nubwo utaryigiriye nasi na ubwo mwajya mu masiporo uragabanya ibihe birose ko mbona n'utwo ufite rwose turi kugenda tuyoyoka urabona umuntu yabana nawe kakagira ibiro urabona nabyibuha ni ukujya ku rutonde rw'abantu bakora siporo ubundi ubona siporo yawe uzi ko urutwa nabyo ariko nibe nanjye ngeze ko ufite akabiri ubuse nkawe ubona ubundi vipi zawe ngiye ufite akabiri ikibazo reka njye kwa mu gikoni ko byabonetse bitabonetse igihe nimba ndi kuvugana nawe turi kuvugana urajya mu gikoni gukora iki sombwe ko byahiye nimba ari n'ubu ushaka kunzanira ndagenda mbwiriza ko nakubwiye ati ngewe nta kintu wama ngo nyirye igikoma cyahiye nyine ngiye kuzanira kureba ko ibishyimbo nashyuje nyine basi jya ugerageza sibyo jya ugerageza umwana mwiza ube muzima ureke ngo ntugabone ibihurura ngo nawe bihurure inyuma sibyo turumvikana ntukabone ibigwa ngo nawe bigwe inyuma jya ugerageza ugire agasuku basi ubundi ikintu cyose ukiduhe kimeze neza sibyo so ntabwo ngerageza koko yenda ushaka kuba ugerageza ntabwo mbizi ariko niba unabikora rushaho ngo baguhamagara ngo Serine none se Serine yabyutse ngenzi wawe ndumva ibyo ngibyo utabimbaza kuko njyewe mbafite sitarago zanjye mba ngomba gukurikirana ntabwo ibyo nabimenya ndumva wagenda ukareba nimba yabyutse kandi nta kibazo ntakigenda ureba reka